Ikaze kuri za Film TV, za filime zigezweho kandi za filime zikunzwe. Uyu munsi turagaruka kuri filime y'uruhererekane, filime mbarankuru, filime inyura kuri televiziyo y'igihugu. Nk'uko mubibona, iyo nta yindi ni City Maid cyangwa se umukozi wo mu rugo wo mu mujyi. Ni filime imaze igihe kitari gito ica kuri televiziyo y'igihugu. Filime yazamukiyemo abakinnyi benshi kandi b'amazina akomeye. Umukinnyi Nick waje nyuma akigarurira umuziki ndetse no kubyina imbyino gakondo. Iyi filime yaramufashije cyane. Ntabwo kandi wavuga City Maid ngo wibagirwe umukinnyi Diane cyangwa Bahavu Jeannette cyangwa umukinnyi kazi Nana, kuri ubu ubarizwa mu bihugu by'amahanga. Iyi filime kandi yakoze ku mitima ya benshi, yaba abanyarwanda ndetse n'ababa kure y'iki gihugu. Filime ifite amashusho meza kandi filime irimo abakinnyi bafite ubuhanga. Filime yandikwa n'umwanditsi ubizobereye, umwanditsi utandika iyi filime gusa ahubwo wandika na Seburikoko. Subscribe kuri za Film TV, izindi filime zigezweho zikugereho ku gihe.